Mucyo Samuel wa STB Busogo. Icyiciro gikurikiraho kiraba ibibazo n'ibisubizo by'abanyamakuru, hanyuma tuze umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, hanyuma dusoze tujye kwishimira ibi byavuye muri aya manota. Tudatinze rero twasabaga udufasha kuri projection akashyiraho ibyo tugiye kuganira, ariko twihuse hakurikiraho muri uyu mwaka amanota tugiye kubagezaho y'abakoze ibizami by'umwaka wa gatandatu. Abantu bakoze ibizami, abanyeshuri biyandikishije ni 90,090 muranyihanganira nigire aho bigaragara neza. Ni abanyeshuri bakoze ibizami ni 90,191 n'abantu 198. Hanyuma muri bo abakoze ikizami 91 n'abantu unyangane benda yivanze. Abantu bakoze ikizami ni 91,298 ku bantu bari biyandikishije bo bari 91,700 n'abantu 713. Hanyuma rero nk'uko mubibona ubwo bakoze ikizami ni 99.5% by'abari biyandikishije bose. Umusaruro rero w'ibyavuye mu bizami bakoze uko bangana tugiye kugezwaho bidatinze na Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, ubwo tumutege amatwi. Murakoze Jesse. Reka manze mbasuhuze. Mwaramutse. Murakoze. Reka mbanze no kubisegura uko twatinze. Hari n'inama twari dufite iratinda, icyo gituma twaje dutinzeho gatoya. Mutubabarije. Kubyerekeye amanota nk'uko musangiza amagambo hano yabivuze, abakoze ibizame ni iriya pursa 99.5 ku bari biyandikishije. Muri abo ngabo rero bakoze ibyo bizami 91,298, 71,746 cyangwa se ibice 78.6% nibo batsinze. That means 78.6%. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari bagize pursa 50.5, abakobwa bakaba bari pursa 49.5. Muri abo batsinze. Abo ngabo ni mu banyeshuri bose bari mu byicaro bya segonderi. Turebye rero muri general education. Muri general education abiyandikishije bari 56,543. Abakoze ikizami bari 56,300. Abatsinze bari 38,16 cyangwa se pursa 67.5. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari pursa 47.7, abakobwa ibice pursa 52.3. Ibyo mvuga barabyerekana no kuri screen hariya niba mushaka kubikurikirana kurushaho. Iyo tugiye rero muri technical secondary education, abiyandikishije bari 30,000 mu bizamini bafashe barangiza icyiciro cya segonderi. Murakoze.
arakoze cyane nyakubahwa minisitiri utugejejeho umusaruro wavuye mu bizami by'amashuri y'umwaka w'abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu. Icyo nifuza kubabwira mbere yuko uvuga abahize abandi nuko hari ibyiciro by'imitsindire. Ibyiciro by'imitsindire buri cyiciro kigira inota ryacyo ariko bigahubuzwa n'inyuguti ikiranga. Abambere ufite amanota hagati ya 80 n'ijana, icyo gihe biba bihuye n'inyuguti ya A. Hagati y'amanota 75 na 79 ni inyuguti ya B, ari nabyo bita very good. Hagati y'amanota 70 na 78 ni inyuguti ya C. Hagati y'amanota 65 kugera na 69 aba ari inyuguti ya D. Hanyuma ababonye hagati ya 60 na 68 akaba ari E. Hagati ya 50 na 59 ni S. Hanyuma munsi yaho ni inyuguti ya F bivuga gutsindwa. Twihuse rero tugiye kugera ku batsinze bahize abandi. Turaza kuvuga abanyeshuri ba mbere 18, ni ukuvuga ko muri buri cyiciro hari umunyeshuri tuza kuvuga. Abo banyeshuri baraza no guhembwa. Hari ibihembo bari buhabwe bifatika, ariko hari n'ibindi wenda twaza gusaba ko baza kubatangariza bijyanye n'abazahabwa burse zo kwiga. Burse nituvuga burse kuko hari igihe abantu biterwa n'ururimi babivuzemo, ni burse zizatangwa zitishyurwa ku bazazihabwa, ariko ngira ngo ubwo turaza kubibabwira mu kanya. Twihuse rero ab'ibihembo turagira ngo babe hafi. Ibyiciro abanyeshuri batsinzemo tubifite byanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari naho tubisoma kugira ngo abantu babashe kumva neza ibyo bigaga, tutabishyira mu magambo ntiduhuze neza nuko bikwiye kuba byitwa mu Kinyarwanda. Abanyeshuri baza guhembwa nk'uko twabivuze ni abiga muri TSS, ni abigaga mu cyiciro rusange, n'abiga muri PN na professional education. Umunyeshuri duhereyeho ni uwahize abandi wigaga agriculture and food processing. Uwo munyeshuri yitwa Mucyo Samuel, akaba yigaga kuri STB Busogo Musanze. Hanyuma umunyeshuri wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu baraza guhabwa ibihembo na nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Mucyo Samuel wa STB Busogo Musanze yatambuka mwamuha inzira. Muratambuka wigire hano, muratambuka igire hano, hanyuma n'abazana ibihembo babimushyikirize. Hanyuma nyakubahwa minisitiri n'umushyikiriza igihembo kuko nabivuze. Umunyeshuri wa mbere, umunyeshuri wa kabiri n'umunyeshuri wa gatatu baraza guhembwa na minisitiri. Kugira ngo amafoto aze kugenda neza, twarimo dusaba aba logistique badufashe bakureho ameza. Yego, ntabwo ari ngombwa cyangwa nuko ifoto zibasha kugaragara neza. Umunyeshuri wa mbere uyu niwe Mucyo Samuel, bazana igihembo baza bakakimushyikiriza, minisitiri akagishyikiriza uriya munyeshuri.
urabona rwose ko yaje akeye n'ababyeyi be, turabashimiye nabo. Hanyuma ababyeyi batambuke kugira ngo tuze no gusigarana ifoto y'umunyeshuri na minisitiri bonyine. Ego wakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane, congratulations Samuel. Abanyeshuri bandi bakurikiraho kugira ngo bidatinda baze gucana imbere bahite batambuka. Ukurikiyeho yize construction and building services, uwo munyeshuri yitwa Dusengimana Emmanuel, igaga kuri Kivu Hills Rutsiro. Natambuke rwose, niba hino bamuherekeje babe bitegura, turafatana ifoto na minisita bari kumwe, ariko nyuma dufatane n'indi bari kumwe n'ababyeyi bamuherekeje. Umunyeshuri arimo arahabwa laptop n'igikapa cyayo, bakamuha na certificate yerekana ko yabaye rwose yakoze neza cyane. Warakoze mubyeyi kurera neza. Turabizi uburere nubwo ku ishuri ko n'ababyeyi bafite uruhare runini, ubwo n'abandi babyeyi bijye bibatera ishyaka. Murakoze cyane. Abafata amafoto mwamaze kuyafata. Murakoze cyane. Isubirireyo. Duhamagara umunyeshuri ukurikiyeho yigaga mu ishami rya Craft and Recreational Arts, yitwa Rukundo Akili, yigaga kuri École d'Art de Nyundo. Ubwo nawe yatambuka n'uwamuherekeje bakaza imbere bagashyikirizwa ibihembo by'uko yabaye umunyeshuri wahize abandi. Turabanza gufata iyo foto irimo n'umubyeyi we, ariko nyuma turakurikizaho ifoto ye na nyakubahwa minisitiri. Igihembo mwihute. Arakoze cyane, felicitation. Hanyuma nyakubahwa minisitiri turamusaba ko yaza akaruhuka, umunyamabanga wa leta akajya imbere akaduhembera umunyeshuri wa 4, wa 5 n'uwa 6. Umunyeshuri ugiye guhembwa ukurikiye wa 4 duhemba yize energy, akaba yitwa Izere Aime Alliance, yigaga kuri Nyanza TSS. Bakoze cyane n'uwaguherekeje abatambuka kugira ngo mukanye ifoto yihute. Murakoze cyane. Ababyeyi bareze neza, mufatiye iyo foto rwose mushimirwe. Murakoze cyane. Hanyuma umunyeshuri kurikiraho, icyo nshaka kwibutsa kuba arimo kubasoma bakurikiranye ntabwo bivuga ko umwe wabaye wa mbere undi wa kabiri, ahubwo aba bana babaye aba mbere muri iryo shami babiga nibo bagiye baba mbere muri ibyo byiciro, ngira ngo mutaza kugira ngo umwe yabaye wa 5 uri yabaye kwanga, yabaye wa mbere muri ibyo cyiciro yigagamo. Turakurikizaho wigaga muri hospitality and tourism, wabaye wa mbere yitwa Izabayo Pierre, arangije kuri Kivu Hills Academy muri Rutsiro. Reka dufate imwe n'umunyeshuri n'umunyamabanga wa leta gusa. Umubyeyi twamusaba kuba atambutse. Mwarakoze kurera neza rwose no gufatanya n'ishuri. Murakoze. Turakurikizaho uwabaye wa mbere mu bize manufacturing and mining,
uwo nishimiye Ihirwe Marie Jeanne wo ku ishuri rya IPRC West Karongi. Marie Jeanne, félicitations, congratulations. Umubyeyi ati rwose ntugasitare witsinze niryo rusitara amano ugana imbere. Ni byiza cyane, natwe Jeanne tumuhaye félicitations nyinshi. Turakurikiza hanyuma abanyeshuri bakurikiraho bagiye guhembwa na PS arahemba abanyeshuri nawe 4 tugiye gusoma amazina. PS agiye guheraho yabaye wa mbere mu bigaga technical services yitwa Niyonkuru Frank, yiga kuri Saint Laurent do Gaseke TSS muri Gicumbi. Tambuke bamushyikirize computer izamufasha mu buzima buri imbere, ariko na certificate azajya areba akibuka ko yahize abandi, akazerekana abuzukuru nabo bakajya baba ba mbere buri gihe. Frank, félicitations, congratulations. N'umubyeyi cyangwa waje muherekeje mwese rwose turabashimiye. Bafata ifoto y'urwibutso hanyuma Frank asigara na PS nabo bafate ifoto yabo bombi. Murakoze cyane. Turakurikizaho umunyeshuri wabaye wa mbere mu bigaga transport and logistics yitwa Iratuzi Justin, yigaga kuri Nyanza TSS mu karere ka Nyanza. nuko umubyeyi n'umuyobozi ati nuko uzakomerezaho no mu buzima busanzwe, uzakomeza itere imbere mu byo uzajyamo byose. Nuko umubyeyi yakigirira yagatambuka hanyuma tugafata iyo foto ya bombi. Nuko turakurikizaho wize arts and humanities, nguwo wahize abandi mu bigaga iri shami ni Habaguhirwa Elisa. Habaguhirwa Elisa yigaga kuri groupe scolaire Murama i Rulindo. Nuko congratulations. Nuko uzahore ujya imbere. Nawe computer arayihabwa na certificate yerekana ko yahize abandi mu bigaga arts and humanities. Ubwo bagiye gufata ifoto n'uwo munyeshuri mu gihe umubyeyi yasubiye kwicara. Murakoze. Icyiciro gikurikiraho barahembwa n'umuyobozi ushinzwe ibizami, head of examination department muri NESA, arahemba 2 bakurikiraho. Amusaba gutambuka. Uwo tugiye gukurikizaho yahize abandi muri sciences akaba yigaga PCM ni Ineza Rwigema Gabin, yiga kuri École de Sciences by'Imana mu Ruhango. Nuko félicitations, tambuka ushimirwe ko wakoze neza. N'abandi bazaje babareberaho abana barusha abandi nabo bakore cyane.
murabona ko igihugu binyuze muri minisiteri y'uburezi baba babashimiye, ahawe computer na certificate. Computer zamufasha mu buzima busanzwe na certificate yo guhora yibuka ko agomba guhora ku isonga. Yego nuko, congratulation. Uwo dukurikizeho n'uwahize abandi muri languages yitwa Mugisha Eric, niwe wahize abandi, yiga ku ishuri rya Collège du Christ Roi Nyanza. Eric, félicitations, congratulations kuri izo ndimi, ukomerezaho, uzatera imbere, uzahora ujya imbere, n'abandi bana bakurebereho, kandi ntuzasubira inyuma, uzahore uri imbere mu byo ukora byose mu buzima busanzwe no mu bindi uzakora imbere. Muzahirwe. Nawe arahabwa computer na certificate yerekana ko yahize abandi mu bigaga indimi. Murakoze cyane. Twashimira n'umuyobozi wafashaga mu guhemba. Abakurikiraho babiri barahembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. Twamusaba nawe gutambuka akaza imbere. Utugiye gukurikizaho guhemba n'uwarushije abandi mu bigaga ishami rya Associate Nursing Program, yitwa Irabizi Christophe, yitwa kuri Groupe Scolaire Officiel de Butare Huye. Irabizi Christophe. Irabizi Christophe nawe agiye guhabwa computer, guhabwa mudasobwa na certificate. Murabona ko Christophe rwose yahaye ishema ababyeyi babikereye, mu gihe umuyobozi arimo abaha felicitation cyangwa congratulations. Turabasaba ko rwose bahagarara neza bareba imbere kugira ngo ba cameraman na televiziyo bababone neza, mwese murebe ifoto. Nuko rwose Irabizi Christophe uzahore utera imbere, wakomeza amashuri wajya mu bundi buzima, uhore ku isonga uharanira kuba uwa mbere. Hanyuma ubwo bamaze kwifotoza, reka umunyeshuri n'abagumyeho n'uwamuhembye bare muri kamera dufate ako gafoto k'urwibutso, nawe uzajya ukareba no mu zabukuru wibuke ko wabaye igihangange n'abantu bibasabe. Ukurikiyeho ni umunyeshuri wahize abandi muri TTC Social Studies, ugiye guhembwa yitwa Sibomana Samuel, yiga kuri TTC Save mu karere ka Gisagara. Tambuka rwose ukeye.